ndagusoma. Kuvuga ngo iyo unyoye amata igifu kigerageza koroha bitewe n'uko akenshi haba hari amaside ari mu muntu zo mu gifu. Rero amata agerageza kucyoroshya kugira ngo gikomeze kwakira ifunguro ryamunutsemo. Bakuru yanyu bakundi nurupfu rwatwuze amakazi. ariko mwamaze kumenyera ubu bimeze neza ubuzima bwaragarutse. Twagiye buriya mu ishyamba hakurya n'ikinga. Byiza cyane rwose. Yewe kado. Kado. Sinari kukumenya wabaye igisaza. Yafande. Hakuze ko duherukana na ep9. Nambara ikirangira. Ariko ni byiza. Ndabona warakomezanyije na afande. nari narabimusezeranyije so nagomba kubikora. Umva hari igitangiye kuzamo. Sawa wicaye n'umuntu neza umaze gutuza tujya kuryama. Byiza cyane. Ubundi umusirikari yawe ukomera kure. Namwe se mwamenyanye? Twamenyanye. Usibye ko kumwita kadogo ariko urabona ko yabaye umusaza yarakuze. Twamenyanye Scott yamuze. Yajyaga kumbwiraho gusa ntabwo nari nzi ko ari wowe. Bon, uyu munsi ndabona nishimye cyane. Natumije inzoga mu kanya gato ziba zihageze hanyuma dutegura urugamba neza. Umuginga atewe tugomba kumukorera. Yes sir. Hari umuntu mwateganyaga ko ari buzira? Bari wasanga ari wa mwana Nina. Sawa kandi kureba. Wakucara fana. Wicaye. Nese ko mbona utameze neza. Nakusura kuge ngo ntacyo. Nimujye mu nzu mukuru mu mama. Hello? Yes or no? Yes, hello. Hello? Oui, hello. Umva. Aho uri hose genda gushaka mu rugo byihutirwa. Habaye ikira. No, wowe ngwino gusa hari ikindi kintu ntago wanyatsa akazi se. Yego niko nakubwiye. Ngwino ugatangire rero nta kindi. Ariko se No. Ntago ari akazi k'ubusekreteri, ntago ari akazi ko kwandikisha imashini, ni akazi ko bodyguard niko wasabye ngwino ugakorere. ariko se urumva naza nkatangira akazi No, tutanavuganye please. tutavuganye umushahara tutavuganye mu byo Njye ntago ndi umuntu w'umugabo wa fake, ndi umugabo wiyubashye. Urukumva? Wowe ngwino ukora akazi ibindi tuzabivugana nyuma. Hari ikindi? sawa.
ariko se sheri wabaye iki koko? Ndavuze ngo muvana umugendo we n'umwana mugendana mu cyumba. Aho se sheri wambwiye ikibazo nk'iki basi nkagusobanurira. Ariko usobanura. Urashaka ko nsobanura ibiki? Okay. Njye none reka mubwire. Fata Viviane mugende mupakire buri kintu cyose gishoboka. Muvanga mugende ngiye ngo hari ibintu ushaka gusigara nitaho. Mugire vuba kandi. Se kandi ko njye rwose n'ahantu najya. Ariko si wakoze ibyo mubwiye. Hari iki kibazo? Ngo Ariko sinabwo nshobora kukuba. Uza ngo ntaho wajya? Naho najya rwose. Mbere ko tumwageze mu cyumba. Basi nubona njye gupaki. Iki ni igihe cyanjye. ntabwo nari nzi ko n'abasirikare bajya basinda kuri byose. Urabona ndetse ukuntu ameze, urabona ko ndetse yaguye aho ngo niba yasinze ngende mwaka yacu, niba yasinze ngende mwaka yacu ukore uko murenze ayushu. Ndakomeje uretse mwereka ko usomwe kuri magasi kazizi yagiye ubu rero. Ngende mwaka yacu niba ubyiza ko yasinze ariko hari byatsi mwaka yacu. Yeah, ni imyitozo brother. Once a soldier, always a commander. Koko. Aho mumva mubwira ikibazo. Bro, ko twakomeje kugira kuki tugize tuganira ku buryo tuzatsinda amatora. That's a good year. Iyo muzaza kwa nta kintu yabonye muri raporo. Twari kuba twashyushye mu mutwe byatari. Relax. Bro, nawe muranyura filime. Ifoto se ihuriye no kuzatsinda pe. Buri umusirikare mugiye kubana yarakwizeho neza wese. So nakeze ko muzehe wawe rero ashobora kuba yarazizemo crew muri iriya foto ku buryo y'uburyo uzatsinda Theo. Kandi kubera ko bitewe n'ubwo nta kintu yigeze ambwira, naketse ko yarabizi ko uzahura na fande. Urabizi bro, ndumva urimo kunywa ugushira mu mutwe. Ngiye kuryama ubu turaza gutya. Take it easy bro. Genda gake. Nawe uramukundana ko murakundana? Uko wagiye yakundanaga na murumuna wanjye. Shose. Yego. Nose wowe uri mukuru w'amaya? Yego, yaramukubwiye. Ego shamba barakundanaga cyane. Shana nari nzi ko yamutereranye ariko naje gusanga nawe atari yorohewe. Really, I know that. Ngarazwe wasinze
very gentleman. Umusirikare kandi ndabizi nava mu gisirikare ntabwo byavamo uzakomeze urwanira ishyaka afanye umugabo kandi byiza kagiye gatewe Baba ndaje. Akusugura komeje koko. Ako ubundi tewo. Ubundi nirwana nawe ngendana nawe ahantu hose ku buryo waza ngiye njomba umushu untera imijinya yawe yose. Umva reka basi umva uretse ibyo. Tewo wandike wabaye tewo. Sope. Akusugura akusugura kuya mu uriyo ugangaye twumva kwambara. Ubundi imodoka niyo batumijeho. Batwara bajyane kuri hoteli hafi n'ikibuga cy'indege. Ngenda itanze. Wowe uhagaze ngo uri mu bicu wawe. Nasa nk'abasanga. Sawa. Ubu mvugana nawe uri mu bicu buri. Bajyane ku kibuga cy'indege. Uratujyana aho ndi bukubwire. byagiye koko ibintu byose ngomba kubigurisha bavanamo amafaranga nkigendera ntambuka umupaka batarabimenya maze bagera hano bakambura ni ibipapuro ntabwo ndi kubibona sintura imitungo se unayigurisha gute
Theo, tuza. Oya. Ibintu naruhiye imyaka yose ntabwo bishobora kugenda gutya gusa mu gihe cy'amasegonda byo ntabwo bishoboka. Oya, Theo, wabaye igicucu. Wabaye ikigoryi, wabaye imburamukoro, waba warataye igihe. Oya, ntabwo bishoboka. Ko tekereza neza Theo. Tekereza neza. Oya, ubuse byashoboka ko umugore yaba yabitwaye byose. Theo, wabaye igicucu n'impamvu. Umugore kabitwara gute? Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ibipapuro ndagomba kubibona byanze bikunze. Ntabwo bibaho ibintu rwose. Umwana wanjye se Viviane we yamusiga se nibura akamusiga ahangaha byuze kabiroza ikintu nsigarana ko buri iryo papuro akabitwara ariko Viviane akamusiga. Viviane ahani nanjye ntabwo bazi nuko gusa mbonye ari ahantu heza hari n'akayaga keza ariko nawe kavuga ntireka nkubwire niba uruze turuhukeho gato wigejenjije kandi uzi ibintu kubi ariko buriya nta n'ibyo mbazi kabisa ahantu heza gutya urabona atari heza se ni heza none se mbaza umwana ndebe nuko ari bubyakire ugomba kujya kunsobanurira guteze ukuntu wafashe ibuye ukaritera inyoni ebyiri zose zigatera icyarimwe uratekereza ibyo bintu we nawe sheri umwana arakeneye reka tugende mbabara tugende ibintu tuzabishakira ikindi gihe sawa reka tugende Njye ngo nakomeza byatunganye nakomeza byatunganye ndaje se umeze neza umeze neza nuko gusa numvaga ntangiye gusindamo ariko nta kibazo wowe se igifu urumva bimeze bite meze neza reka nuko hari ibintu numvise mu mavugira kuri telefone nibyo ngo Hello? Abana bariteguye urabona batwawe n'urukundo menye imipango yacu yarakoze njye mba mpari buri gihe nta kibazo dutangira ubu
nkaba nditeguye sawa. Lucy, umeze neza? Meze neza nuko hari utuntu ndi gutekereza. Igifu se cyari cyakurya cyo? Aya, meze neza. Ahubwo tujye ku meza bataducura. Okay, genda ndaje nta kibazo. Bakwishe pe. Jina zimena ziruka. Basangiye n'abantu bakoze kose nyine. Akoze kose. Mwakoze ibyari ariko ubu nanjye ndimo ndabikora. Nawe urimo urakora ibyari. Good luck. Gashira akandi kabagara